Hondo urugero wahe. Akazi karabuze najya mu maka. Ninde sakubwiye ko hano hari akazi? Cyangwa waruzanywe no kwiba? Oya maboshe rwose. Kwiba ntago ari byiza. Kwiba ntago ari byiza. Hari igihungu ngo gishaka akazi. Kwiba ni bibi. Ndizongeye ko hano hari akazi. Hano sari cyapa kiri gutanga akazi. Kireke kinjire. Ngaho injira. Maboshe murakoze. Konde buri kuranya igisambi wanje. Boss bitewe n'ukuntu nkomanze hano mbonye n'Imana ihanyohereje. Urere jone igipangu ngaha tukwiye gufata umuzamu udafite kampani akorera ubwo se twibye. Nose boss wagira kampani gute utari ufite akazi. Ni mu makazi. Imana izabaha umugisha. Nibyo bigambo bya byonyine ntabwo byatuma ngo akazi hano. Boss nushaka kujya umbwira ngo waza n'ibirenge ariko mbona akazi. Kiramo imiyaga pe. Tugiye kumvikana. Nta kibazo. Nizi nkweto zaje uzoza hano ko zisa nawe uri kunyumva neza kandi hazagira umuntu uzayinjira kuri gate uko yiboneye ugomba kumenya icyo yinjiranye icyo asohokanye. Nzabikora ikindi kandi nzajyana n'abakuru nibikunanira ntasubire wanjye guhinda. Nzabikora boss ntago bizananira kandi murakoze rwose. Cyenda mu kikare wakwereka kutangira akazi ugenda bagutera intebe hariya. Murakoze boss murakoze rwose bungiye ugakora neza nukuri ko Imana murakoze ko mimiyaga pe nuko. Ndagisa n'indegera. Ana wa. Nante kuvuga nabi. Zadanyoza. Ya. Modoka ya boss we zadanyo. Namwe uzabikora. Bonye akazi. Prasha. Yesu ashimwe pa. Yesu nahimbazwe. Kuzindutsera. Muranya yende kwitegura ngo nje kurusengero. Ejo kore wowe ngo dusenge. Umunsi ya kari kwa kane hari amaterano ku rusengero. Ako pastor wagira ngo bamwijuru neza neza. Ariko nukagera amazinda mu ijuru zameze ko cyako mu ijuru hera. Ariko naha hari ahubwo birenze. Mbashimaje ko umuntu w'umugabo kabisa. Uri utangiye kubona ko ibintu ari byiza umaje gukura mu mutwe ugenda. Mbona suranga. Naye ndangaye gato kuberera ya nkumi yawe. Iri hariya. Ariko harera. Nta nisoni. Sinihera neza. Harera sinumira n'ibira wavuga. Nta soni. Harera. Mvira mu rugo vuba. Pastor Banzo nyuma. Zamu. Va hano sohana umugabo hano. Nagomba zamu sohana sohokera wanjye na. Ntabwo ndakunda abagabo bateye bake. Nta soni ngo harera. Sohana uyu mugabo mwana hanze igipangu. Zamu hanze vuba. Sohoka hanze. Sohokera mu rugo. Nta nisoni. Kumbi nuko muteye. Nzongera ko nta mugabo yakandagira mu rugo wanjye yitwaza Imana yitwaza hano kumba umutima muri makobwa baranga. Nta nisoni. Pumbafu. Unaye shitani. Boss nazagaruka. Uruzano buri kanya nukubera. Buri gihe iyo boss agiye uraza buri gihe boss yanjye nukaza uje gukora iki. Nyine mbiryo ushaka. Boss agiye ukaza boss agiye uje gukora. Ariko zigeze hehe? Boss agiye ukaza. Ubundi umurwagosha. Nyine urwagwa. Urwagwa nyine ariko ndibaho ariko si cyane. Mu rugo rw'abarokora umurwa. Nyine nubwo hano kwa pasteur rega niyo wakamwe gacupa kamwe buraga bakeshe. Mushiremo kamwe. Nawe rwose ni karibu. Ni karibu hinjira rwose. Karibu rwose karibu. Karibu we. Kuri hano nyine. Nandi hano ngiye n'abandi bagiye ku kazi. Nanjye ndi kuva ku rusengero nyine nibwo uko navuze kanyure hano nkurebe.
twari dusuze amateraniro twe tumaze iminsi 3 cyari ariko ndabona nta na morale sinzi aya nta kibazo usibye ko nari bikomboye byari bishyushye ngo byari bishyushye ariko nawe ntabwo nakubonye bipfira aka ntago ari ngombwa kwirwa nza hariya njye nsigaye nsengera ahangaha ibintu by'urukundo ntago bikiri ibintu byo gufatwa gutyo gusa kandi ugomba gushyiramo imbaraga tugasengera urukundo wapsheri naho ngaha ndasenga Imana kandi mva ntago ari ngombwa gufata umuhanda nza hariya rwose ni ukuri ugomba gusenga ahubwo twizimbye mu magambo nagirwa no kukwakira iyo nakubonye se ko mba nahaze mbese mba nabonye byose yego ariko mbwira uramubwira kandi wazana yanjye isanzwe nta kibazo konje cyangwa ishyushye ishyushye ko nta gusenga kwe ni ugusengera hano uno mukristo koko neza basi ko narinda aho ngaho nkambona mugiye hari ikintu mwifuzaga ntacyo twasura nagira ngo dusangire nyine cyo kunywa kuko nari mvuye mu materaniro ndi kuza nabane njye ntabwo ari ngombwa kugira icyo mfata ariko nimba hari icyo wifuza twasubira tukakibaha nta kibazo ko nagira ngo tube turi kunywa nyine tuganira ubu naho na fanta nyine tube tuganira kuri fanta ese ubundi kuko kenshi nje hano iwanyu masanga we n'undi muhungu ese umusaza wawe w'inzobe musa birashoboka ko ari uvuga ko najya mbona ababyeyi banyu bo baba ibyo ntabwo ari ngombwa pasiteri nimba hari icyo mwifuzaga mwaza tukakibaha ibyo ngibyo ndumva atari ngombwa kumenya aho ababyeyi bacu bagiye ariko kwifuza kumenya ibintu byinshi ku muturanyi ni byiza kuko ese uje kugura uje mu iperereza ni iki muri make ababyeyi se ntabwo ibyo ndumva atari ngombwa cyane nabafashe tukagura kano kabutike tukakagira kane ariko nta kibazo dufite oya nyumva nta kintu washakaga njye nayo twari ikintu ushaka ahubwo ngubwo nimba nyamara rero uzabitekereza umamagare umenye neza ko aho shitani aho ubutunzi bwe nta shitani ijya hakandagira yego pasi Cheri akusina n'abaha muri urugo bari he Keza payo hano mukuru wawe ari naragiye gato ariko nibutse ko uyu munsi ari bukore akaba nabitekereje ko ari bujye mu kazi ahubwo nari ndi kumuhamagara ngira ngo njye ndi mu rugo hano njyenyine ko nakundi siko ndeba uhagaze uticara nari ngiye muri dushe kujya muri dushe se bivuze ko uticara icara aho ngaho siko ndeba unyicara kure iyi ni inkota mfite yego ni inyanja ngari ariko ntabwo ari inkota humura nyegera ariko si wine cyo mukuru wawe wigira ubwoba mukuru wanjye asanzwe nicaye mukuru wawe se yaza adaciye kuri gate ntabwo igipangu cyakemuka twumva ngo inasha akuyoboye ko ari njye mwishyura minerivare wigira ubwoba mukuru wawe naza araca kuri gate kandi nta n'imodoka ije ihenda nose ntabwo bizi ko ihenda cyane ngangwene cyangwa ihenda ase wanyegereye cyanyisanzura utuza cyatuza ni ukuri sibyo Karame boss. uje hano yindi uguhamagaye hano Niwe wari mu cyane mu nzu vuba Niwe wari mu magari. sohoka hanze ubwenge buke gusa ngo asohoka se genda nta soni ese ko ndeba gutya bisa nkaho bibwira umugore imbere
ni kiriya gikoze cyaza kubivuga naza kugifata mu mute ariko ntacyo ninjye mugabo muri rugo kikomeza ibintu mpita musora hanze mwiruka. Mukama Karame noneho baranyirukanye ndapfuye. Mukama uzi ibintu noneho bimbayeho. ni ibiki noneho? Murumuna w'umugore wa boss ari kumwe na boss muri salo bamatanye neza. Yesu we urabeshya. Baranyirukanye ndapfuye baranyirukanye none. Ariko ubundi Mukama ubundi barashya tukazikundanya natwe. Bakajya bateretana natwe duteretana. Ariko ino si tuyemo satani koko kwa pasiteri hazima. Ndakubwira ko isi tuyemo satani ngo dukundane. Uragira ngo nanjye ngushe mu cyaha nk'icya bosi wanjye. Boss azajya atereta nanjye nyereta. Oya gerezaho. Reka nigere ku buzamu bwanyu. Sinzi n'ukuntu nari nahaje. Gerezaho. Nanjye reka nsubire mu kazi kanjye. Ako ndababaye. Reka subira. Amakuru se cyane meza cyane uri gukora akazi wenyine nta mukozi ukigira. reka nta umukozi nangira uwiki ko nta mwana muto nkigira. Nese sharika mubaza nta makuru wa mukobwa kwa pasiteri Shamazi igihe ataza gusenga keka ko yaba yararwaye. reka numbaza amakuru y'uriya mukobwa mbona ntazi ibye. ni ukuri gute se nuko ari umwana mwiza ahubwo ndashaka kujya kumusura ariko nabonye bafite umuzamu sinzi pe n'ibipagani nagiyeho gute koko amakuru se umugore wa pasiteri wera. umugore wa pasiteri umva ni umwana mwiza ndakubwiye ni imana y'u Rwanda. ni ukuri ntabwo namubonye uriya mugore bwe ngenda mureba akanshisha kumana agushisha gute se mukobwa nuko uriya mugore yitonda yamaze igihe mwitegereza niba imyitwarire y'abakire niba ari iki sombaze akugize atese gusa njye ntabivuga yusiwe ariko reka nkubwire wasanga afite ibibazo. oya ibibazo kize nakubwiye ko imyitwarire y'abakire banga kubyina ntubibonye se nta namwiriwe ko kuri umuturanyi. reka nkubwire uyu mudamu nsanzwe njya kumusura tukaganira tukavugana cyeka niba we hari ikibazo mufite. Okay noneho rero reka nkureke noneho bakiri mu isuku ubwo tuzabonana ariko shanga urakoze ariko sawa neza. ndabona n'ibintu byashizemo. nubwo ni ukuzajya kurangura gushaka babandi turangurisha. Niko bimeze. Shaka geraga yinda kababyeyi bacu kuba turi imfubyi gutya mba numva njye mbitekerezaho nkumva isi yenda kutunguka. Shabuzi ubu ngubu nanjye nubwo ubona ndi gusenga ndetse ariko ndabatekereza cyane ntekereza ku babyeyi bacu kandi nizera neza ko ubuzima bwo mu ijoro tuzahura nabo. Mu ijoro tuzahura nabo ni ukuri. umva sisi twumvikanye ndabizi mu ijoro twatuzagera tu ariko se ibyo byo kujya mu ijoro tukabona n'ababyeyi bacu njye ntawe njya byumva. hakoze iwagiye kuki ugira kwizera gukeya? Kwizera se sinizera. ugira kwizera gukeya wajya umbabarira. Shaha ibintu biri hanze ntabwo biza mu kibundi kwizera kwacu gukizwa kwacu biragoye muri iyi myaka nk'abasore nkatwe noneho ibyuki biba biri hanze aha ibisabo iki ugakizwa bikavamo my friend n'umusore ntabwo biba byoroshye. ziri musaza wanjye kugira ngo mbwire ikintu kimwe mbabarira wirinde. urazi neza indwara ziri hano hanze mbabarira wirinde abo bakobwa uri kuvuga n'ibiki n'ibiki menya ubwenge wirinde umenye ko twasigaye twenyine. sisa ndabyumva ariko ntabwo biba byoroshye basi ujya unsengera. nzajya ngusengera kandi nawe ujye wisengera.